Hayi muraho neza abakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzise burya ngo abantu twese turiho ku mugambi w'Imana, ntabwo turiho ku mugambi w'abantu. Igihe cyose Imana ikigufite mu biganza byayo, abantu nta kintu na kimwe bagutwara. Muri filime yacu The Homeless Girl, umuntu bita Alice, mama Lewis na mushiki wa Lewis bari bamaze kumugambanira, bari bamaze kunoza umupango wabo, aho bari bamaze gutanga amafaranga agera kuri miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, bari kuyaha ibyihebe kugira ngo bijye kwica Alice, bimuziza yuko yakunzwe na Lewis. Kugira ngo uyu Alice akundwe na Lewis, nta ruhare na rumwe yigeze abigiramo, nta kintu na kimwe yakoze, ahubwo umuntu bita Lewis yasanze Alice ku muhanda, aramufata amujyana mu rugo, atangira kumufasha kugeza ubwo Lewis yarebye Alice akumva aramukunze, ntabwo ashaka kuba yamutakaza cyangwa se ngo amurekure. Uyu nguyu Lewis rero nyuma yo kubigaragariza ababyeyi be, akabigaragariza mama we, akabigaragariza mushiki we, abangaba ntabwo byabashimishije na gato, ahubwo ababo bifuzaga ko Lewis umuhungu wabo yakundana na Tricia, kubera ko Tricia ari umukobwa wo mu bakire. Gusa nubwo bifuzaga ibyo ngibyo, uyu nguyu Lewis we yakomeje urukundo rwe na Alice, yakomeje gukunda Alice, aho kugeza ubu ngubu Alice yamubuze, ariko kugeza ubu ngubu aracyamushakisha. Guys, muri filime The Homeless Girl ibintu byari bikomeje kugorana, aho umuntu bita Alice yari ari hagati y'urupfu n'ubuzima, bari bamaze kumugambanira kugira ngo bamwice. Umuntu bita Ono niwo ruteye abantu impungenge, kubera ko Alice abana na Ono ndetse na Lucky. Rero uyu Ono yahoraga abwira Alice ko azamutanga bakamwica, kandi umuntu mubana kugira ngo abe yakugambanira ni ibintu byoroshye. Ariko uyu nguyu Ono yamaze gusubiza amaso inyuma, areba neza, abona umutima uri kumucira urubanza, nakomeza kugambanira Alice, Imana itazigera imubabarira. Guys, muri filime The Homeless Girl ibintu birakomeye cyane, filime ikomeje kuba faya, filime ikomeje kuryoha cyane. Abantu benshi bari bafite ubwoba yuko Alice ashobora kuba agiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane, bashobora kuba bagiye kumwica. Ako muri kubona ko ibintu bikomeje kujya mu buryo, ibintu byose bikomeje kugenda neza, aho na Ono nawe agiye gutangira kuba umwana mwiza kuri Alice, agiye kwitwara neza. Lucky we asanzwe ari umwana mwiza, aho yamaze guhereza Alice n'amadolari 100 kugira ngo akemure utubazo tw'ubukene afite, ubundi ibintu byose ubuzima bikomeze kugenda neza. Guys, Alice atangiye kugera mu buzima yishimiye, aho yari amaze iminsi myinshi abayeho nabi, ari mu marira gusa, ari mu buzima atishimiye. Ariko ibyo byose yanyuzemo ntabwo byamubujije gusengera Ono ko Ono agiye kujya kwiga hanze, yabonye opportunity. Guys, ibi ngibi Ono yabibonye bimukora ku mutima, yabonye ko uyu nguyu Alice arinzwe n'Imana, umugambi w'abantu nta kintu na kimwe wamuhinduraho. Guys, dukandire aho ngaho handitse subscribe kugira ngo episode zose za filime The Homeless Girl ujye uzibonera ku gihe cyose tuzaprodinze. Dukandire subscribe, dukandire like, duhe igitekerezo cyawe hasi muri comment yawe, ntituze kuba twayibura, kubera ko ibintu byari bigiye kuba kuri Alice byari gutera abantu benshi agahinda, abantu benshi bari kubabara, kuko umuntu bita Alice ni umuntu ugira umutima mwiza, ni umuntu usenga. Uyu nguyu Alice yari agiye kuba azize ubusa. Gusa tugarutse kuri aba bakobwa, tugarutse kuri Tricia, nayo nk'uko mugenda mubibona umunsi ku wundi, Tricia ni umukobwa mwiza kandi ufite n'umutima mwiza, mbega we twavuga ko nta kibazo afite. Twagaruka no kuri Alice, Alice ni umukobwa mwiza, ufite umutima mwiza, ufite umutima wa kimuntu, ufite umutima w'urukundo. Aba bakobwa babiri, yaba Alice yaba na Tricia, bose nta kibazo bafite, ahubwo ikibazo cyari gikomeje kuba mama Lewis, mushiki wa Lewis. Abangaba bari bakomeje kugambanira Alice, bagamije kumwica bakamukura ku isi, kugira ngo umuhungu wabo
Lewis atangire akunde Tricia. Guys, Lewis yagerageje gusaba ikintu kimwe gikomeye umuntu bita Tricia, amubwira ko akwiye kugerageza akamubwirira mama we na mushiki we ko kuba Lewis yakundana na Alice nta kintu bimutwaye, ariko bitewe n'uburyo uyu Tricia nawe akunda Lewis, tuzi neza koko niba uyu Tricia ari buze kuba yashobora iyi wake yahawe na Lewis, aho ari ibintu bikomeye cyane. Twese dutegereje kumenya uko biri buze kuba byarangira. Guys, ese ukunda filime The Homeless Girl? Filime The Homeless Girl tuvuze ko ariyo filime ya mbere mu Rwanda ikanikurikira, abantu muyikunda mu by'ukuri sinzi uko mwabyakira, ariko filime The Homeless Girl uyirebye trick ziri muri filime, amatrikisi yagiye akoreshwa muri filime, ubona ko iyi filime ari nziza, ubona ko ariyo filime ya mbere mu Rwanda. Iyo urebye uburyo ibiteguye, uburyo ibintu byose biba bigenda neza, iyi filime irimo akili. Guys, rero nimba uyikunda ntugende utarebye neza ko wamaze gukora subscribe, nubona wanditse subscribe kandaho, fungure n'inzogera, ubundi udukandi like, ntugende udakanze like, ubundi igitekerezo cyawe ntikize kubura hasi muri comment, kugira ngo every time every day igihe cyose tuba turi kumwe muri filime yacu The Homeless Girl, ibintu byose bikomeze kugenda neza. So rero turabakunda cyane, bye bye, after la vista, Imana ikomeze ibarinde, ishira imigisha mu byo mukora byose, ubundi tuze guhura next episode ya filime The Homeless Girl, tureba niba umuntu bita Tricia ari buze kuba yashobora iyi wake yahawe na Lewis yo kubwira mama Lewis na mushiki wa Lewis ko baretse Lewis agakunda Alice nta kibazo na kimwe byamutera. So bye bye.